kamara kukimutunga nakubwiye igihe kingana gute kaba abantu batagomba gusohoka hano muri uru nanjye ubwanjye birandenza pe. ni ikihe kibazo ugira gituma utumva ibyo umuntu aba yagusabye? iyo tuvuga bino ntabwo tuba dukina, tuba dukomeje. Ntazahera ryari mu kutwihanangiriza. Nakubwiye ngo umugore wawe n'umuntu wawe nta muntu ugomba gusohoka hano muri uru rugo. Ntabwo byumvikana. Ku buryo mbasanga ku mupaka bari kwambuka bajya Uganda. ahubwo ndashima Imana ko ari we bahisemo nabwira. Kwibaza ko baranabwiye n'undi sintekereza ko ibintu byakagombye kuba bimeze ubu ngubu. Gusa nizere ko bimeze neza. Abantu ni inkozi z'ibibi cyane, nta soni. Ntabwo mbisobanukiwe. Bagiye ubwo nawe utabizi. Ntabyo narinzi pe. Ntabwo nigeze mbimenya rwose. Ni koko ariko nta kibi twari tugiye gukora. Turaza kugusobanurira na afande we. Ariko kajyumva ntabwo nawe uvuga. Nta kintu wari mugiye nakubwiye ko utagomba gusohoka no muri uru. Narabivuze ntabyo navuze. Niko madam. Nabivuze inshuro zingana iki? Nazaje twagiye kwa afande. Mwari mugiye he? Mwari mubimenyesheje nde? Mwari mutembere. Igihe turimo ntabwo ari cyo gutembera kuri mwebwe cyane wowe n'uyu muhungu. iyo muvuga gutyo mwumva nazo. Mwari mutembere. Asoni. Nababwiye ko mutagomba gusohoka muri iyi nzu. Mu gihe iperereza ryacu rikirimo kujya mbere. Muranyumva neza? Kamarade. Aba bantu bagomba guhanwa. Ko bari gukina n'inzego z'umutekano. Gute barenga ku mabwiriza twabahaye? Muranyumva neza? Ikindi kandi ntaribagirwa. Ejo saa 3 ugomba kwitaba kuri office muri polisi. Uri kunyumva neza? Ndabyumva rwose. Kandi witeguye abashyitsi bagiye kuza muri uru rugo vuba aha ngaha. Sigarana abantu bawe. Murakoze. Yoro mukingurire. Muri ihangana rero filime yatinze gusohoka, mwese mufite ibibazo by'uko filime yatinze gusohoka, ariko mwihangane biraza gukemuka vuba, kuko iyo filime igiye gusohoka cyangwa se filime iri gukinwa haba hasabwa ibintu byinshi ku buryo abantu bari ku ruhande batabimenya, ariko nkwibutsa ko iyi filime kabisa ni nziza, niyo mpamvu bisaba kwitonda no gushyiramo ubuhanga bwinshi mu kuyitegurira abafana, umukunzi wayo wese akaba yayibona imunogeye cyangwa se imuryoheye. Mwabonye ko mu minsi yashize hagiye hagaragaramo ibintu bitasobanutse, mu minsi rero bari kugenda babikosora, niyo mpamvu sometime gusohoka usanga byagoranye. Nkwibutsa rero ngewe gukanda subscribe niba aribwo ugeze hano bwa mbere, kugira ngo dukomeze tubane no mu zindi episode z'ifilime nziza cyane Urwibanga. So murabona ko rero iyi ni filime nziza cyane. Kubibaza impamvu rero itarimo gusohoka, filime ejo izasohoka, uko byagenda kose izasohoka. Nabwiye ngo ibiri gutegurwa kandi bashyitse no ku bitekerezo by'abafana, niyo mpamvu ngusaba kujya hasi muri comment ugashyiramo igitekerezo cyawe. So rero niba warabonye ko filime iri kugenda iryoha, ukaba wishimiye gufatwa kwa Emile na Grace ntibatoroke, andika muri comment ngo amena, bitewe nuko abantu iyo baramuka bagiye rwose. Umuntu witwa Emile na Kamarade ndetse na Deborah bari mu bibazo bajyana kubafunga, bitewe nuko Kamarade bamubwiye ko nta muntu wemerewe n'umwe gusohoka mwarura rugo, cyane cyane witwa Emile na Grace. None dore bari baturutse bafatiye ku mupaka. Mwabyumviye ko
yababwiye ati kamarade yababwiye ati se ko mwagize amahirwe akaba ariwe wabafashe, iyo mufatwa n'undi murabona byari kurangira gute? Mbibutsa ko rero bababwiye ko bagomba kuza kubasura kandi bagomba no kujya kwitaba, ahubwo twese turimo kwibaza ese bazajya kwitaba? Mbese ibyo byose urumva ko niba bazajya kwitaba cyangwa se hari abashyitsi bazaza kubasura, ibyo ni bimwe mu biri gutuma filime itinda, kuko kuyitegura aho ngaho biragoye, ntabwo dushaka gushyiramo bya bintu ngo filime nyine usange yari igeze aho abantu babateye amatsiko duhite duhindura umurongo, usange bari gukina ibintu babisubiramo. Niyo mpamvu filime ifata umwanya mu kuyitegura bagendeye ku byo abafana barimo gutekereza. Uko nguko rwose ubitegereje niko bigomba kuba byagenda, kandi dukomeje gutegereza ubutabera ariko buri hafi muri iyi filime kabisa. Abantu b'abicanyi bakaba bafungwa, wowe ikintu usabwa ni ugukanda subscribe kugira ngo tujye dukomeza tubane no mu zindi filime nziza mu zindi episode z'iyi filime nziza cyane Urw'ibanga. Asigaye ukomeza kureba usubira n'inyuma, kuko hari igihe uba wararebye wenda ibice utaragurika, ariko iyi filime ni nziza, ugomba kuyireba nta kantu na kamwe usimbutse kugira ngo hatagira agatekerezo na kamwe kagucika. Ubwo rero ahantu tugeze twese dufite amatsiko y'ukuntu bigiye kugenda, ariko Debora we ibyo ari kugenda bigeraho birimo kwigarurira kamarade, murabona ko ari kugenda bigeraho, nubwo imico ye rwose yahindutse, ariko n'ubundi baraberanye we na kamarade, kuko ni nawe uzi kwita ku mugabo, uzi guha umugabo care kuruta Grace ujya kwiruka kuri Emile, kandi Emile nta kintu afite, n'ishuri dore yarivuyemo noneho yabaye rubebe burundu. Ubu rero nka biriya ntabwo, niba uri umuntu usanzwe mu buzima bwo hanze, ntabwo biriya bintu ari byiza. Uba ugomba kwiga aha ngaha ukavuga ati koko nanjye ndamutse mbikoze byangiraho izi ngaruka nk'izo Grace arimo guhura nazo ubu ngubu. Noneho basigaranye ikibazo cyo kuvuga ati ese umwana aramutse avutse kamarade akamenya ko umwana atari we byagenda gute? Ariko kamarade mwabonye ko n'umwana mwiza, cyangwa se ni umugabo w'imfura. Debora aramutse nako Grace aramutse aramusabye n'imbabazi, ubundi ibi byose byicwa no guhisha icyaha. Buriya niba wakoze icyaha jya ugenda ubivuge, niba uri uwo guhabwa igihano gihabwe, kuko gukomeza kubishira nawe ubwawe bikwica mu mutwe. Nk'ubu Grace agize gutya akabibwira kamarade, akamubwira byose ntacyo asize, kandi mwumvishe ko kamarade yamubwiye ati ngiye nta kintu kibaho ushobora kuba wambwira ngo numve kirambangamiye ku buryo cyatuma mvuga ati dutandukane, nta kibaho. Ubwo rero ni ikimenyetso kigaragaza ko aramutse agiye akamubwiza ukuri, kamarade yaza yahita agira gutya nawe akamuha imbabazi, akamubabarira, bakabana nyine nk'umugabo n'umugore, kuko gukosa bibaho, ntawe utakosa. Nubwo icyaha wakora cyarenga akajana, umuntu ufite umutima mwiza wo kubabarira arakubabarira rwose. Murabona ko rero ahantu filime kabisa igeze, murimo kubyibonera ko uwitwa Emile we biramuza kumubana birebire, kuko niba Grace atwite anytime ushobora no gusanga nabimugeretse, akavuga ati n'ubundi byose niyo wabiteye, bikarangira bamufunze wenyine, cyangwa se akajya kubiryozwa muri gereza wenyine. Niyo maherezo uko byagenda kose, kuko buriya ntabwo wajya gushinja umuntu w'umugore, cyane ko baranabizi ko si we wabikoze, nubwo ari we wamufashe amaguru, ariko ntabwo wava ko ari Grace wishe umuntu. Ubwo rero witwa Emile wari mu bibazo bikomeye cyane kabisa, birengeje ukwemera. Rero ikintu Grace hano asabwa ni uko aramutse abaye umwana mwiza, cyangwa se asabwa kwemera ibyaha yakoze, ikindi akabitura kamarade, nubwo ari urusyo kabisa kubivuga, kubona ahantu bihera ati n'umwana ntite si uwawe. Ibyo bintu biraremereye mw'abantu. Niyo mpamvu nujya gukora icyaha cyangwa se nujya gukora ikintu icyo ari cyo cyose, bibanza urebe ingaruka bizakugiraho, uvuga ati izi ngaruka cyangwa se ibintu ngiye gukora, ingaruka zabyo nzazakira. Niba uri umukobwa byo kugenda utambika amaguru gusa ntabwo aba ari byo. Mbere yo gutambika ayo maguru, manza umenye ngo ikizava hagati yo kuyatambika nzacyakira, ese nzabibwira ndabyumva. Urabona nk'umubyeyi
ukaba ufite umwana mu nda biragoye ko wamwica nka biriya Emile yari arimo gushaka ko Grace akora. Biriya bintu biragoye kandi si nabyo, kandi ntabwo wafata icyaha cy'ubusambanyi wongereho n'icyo kwica umuntu uba uri kurengera ndetse binakabije. Ubwo rero icy'ibanze cyangwa se icy'ingenzi ni uko mbere y'uko ubikora manza umenye ngo uyu mwana ese navuka azaba uwande, uyu mwana navuka ese nzamurera, ese uyu mwana ko navuka mfite uwo kumuhereza cyangwa se mfite uwo nzabwira azabyumva. Be careful, manza utekereze icyo kintu, noneho numara kugitekereza ukabona ingaruka uzazakira ubone ubijyemo. Ubwo rero wowe uri hano nkwibutsa ko kugeza isaha tukiri kumwe, kanda subscribe ubundi dukomeze kwibanira mu zindi episode za filime Urw'ibanga, twirebera ukuntu Deborah agiye gutsindira umutima wa kamarade, ko murabona ko yabigezeho kabaye byarangiye. Noneho Emile na Grace ubu ntibagicitse, ubu bari gucingishwa n'ijisho, nabo nta hantu bakemerewe kujya habe na gatoya. Bagomba kuguma hariya paka umuntu witwa uriya mupolisi aje kubashyikira, kandi buriya ibyabo biri kugana ku musozo. Gusa ntitukabone rwose ngo bavuga ngo wenda ngo batsinze urubanza, bari abantu nabo kujya gufungwa kabisa. Ibintu bakoze ni amahano gusa, nta kintu na kimwe kizima kirimo, bagomba kujya gufungwa kabisa. Ngaho kanda subscribe ubundi dukomeze twibanire no mu zindi episode za filime Urw'ibanga.